Imana iravuga iti nubwo amagambo y'Imana tugiye kuvugaho agaragara nk'ayoroshye cyangwa akomeye, ariko yose ni ukuri kudakenewe ku buzima bw'umuntu. Ni isoko y'amazi y'ubugingo ituma umuntu abaho mu mwuka no mu mubiri, atanga ibyo umuntu akeneye kugira ngo abashe kubaho, amahame n'imyizerere amufasha kuyobora ubuzima bwe bwa buri munsi, inzira agomba kunyuramo kugira ngo akizwe, intego yayo n'icyerekezo cyayo, ukuri kose umuntu akwiriye kugira ikiremwa imbere y'Imana, ndetse n'ukuri kose ku bijyanye no kumvira no gusenga Imana. Nibwo buhamya bwemeza ko umuntu ashobora kubaho nk'umugati w'umunsi ku munsi, kandi ni inkingi ikomeye imufasha kugira imbaraga no guhagarara yemye. Tugiye kuganira ku bimenyetso 7 byerekana ko Imana iri kugerageza kwizera kwawe. Ikimenyetso cya mbere, kubabazwa n'urukundo, gucika intege kubera urukundo. Kugira igihombo cyangwa kubura icyizere bishobora kuba igeragezwa ryo kwizera kwawe, kuko bigerageza ubushobozi bwawe bwo kwizera umugambi w'Imana n'iyo ibintu utagenze uko wari ubitegereje. Ikimenyetso cya kabiri, kumva nta cyizere, ese ukaba wumva wihebye, kumva uremerewe cyangwa wacitse intege, bishobora kuba ikimenyetso cy'uko Imana iri kugerageza ubushobozi bwawe bwo kwihangana mu bihe bikomeye no gukomeza kwizera niyo waba utabonye inzira ibisohokamo. Ikimenyetso cya gatatu, ibibazo mu muryango. Mu buzima bwa buri munsi umuntu agira ibibazo mu muryango, kuko tuba mu miryango igira ibisubizo ikagira n'ibibazo. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana ishobora kuba ikugerageza kwizera kwawe. Ibibazo byo mu muryango bishobora kugerageza kwihangana kwawe n'ubushobozi bwo kubabarira no gukunda nubwo byaba bigoye. Ikimenyetso cya kane, kutagera ku ntego zawe wihaye. Kutabasha kugera ku byo wifuzaga bishobora kuba igeragezwa ryo kwizera kwawe, kuko bishobora gutuma utangira gushidikanya ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe ndetse no ku bushobozi bwawe bwo gutsinda. Ikimenyetso cya gatanu, ibibazo bya mikoro. Guhura n'ibibazo bya mikoro bishobora kuba igeragezwa ryo kwizera kwawe, kuko bikugerageza mu bijyanye no kwizera ko Imana izaguhaza no kuyiringira mu byo ukeneye byose. Ikimenyetso cya gatandatu, igeragezwa ryo kwihangana. Gusabwa gutegereza cyangwa kudashyira mu bikorwa imigambi yawe ako kanya bishobora kuba igeragezwa ryo kwizera. Bisaba ko wizera igihe cy'Imana kandi ugakomera ku byo wemera. Ikimenyetso cya karindwi, nacyo cya nyuma, kumva uri wenyine. Kumva wigunze cyangwa utari kumwe n'abandi bishobora kuba igeragezwa ryo kwizera kwawe, kuko bikubuza amahoro kandi bigutera gushaka kwegera Imana no kuyiringira kugira ngo iguhe ihumure n'ubufasha. Ku bimenyetso 7 tumaze kuvugaho bigaragaza ko ushobora kuba Imana iri kugerageza kwizera kwawe. Nukuri ntukihebe, ni Imana ishobora guhindura ibihe. Nk'uko utazi uko wisanze kuri iyi si, ni nako Imana ishobora guhindura ubuzima bwawe. Icyo usabwa ni ukwihangana no gutegereza, ukizera ko Imana nta kidashoboye. Imana irakubona, ibona ko udacika intege, ifite umugambi kuri wowe kandi izagucira inzira. Ihangana ugume mu ituze, wizere Imana gusa. Imana izagukora ibirenze ibyo watekerezaga. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kandi niba utarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo uyikore kugira ngo ujye ubasha kubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Murakoze.